tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rw'Abaroma, Abaroma turasoma igice cya 8 niho tugize iminsi dusoma. Umurongo wa 37. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 37. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Amen. Oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Twongere dusome Abakorinto ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 14. Turashaka kuganira ijambo hejuru y'ubutsinzi dufite muri Kristo Yesu. Ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikatuneshereza muri Kristo no kugwiza hose impumuro nziza yo kumenya. Amen. Amen. Turashaka kuganira hejuru y'ubutsinzi dufite muri Kristo Yesu. Amen. Turi kumwe mukurikire rero. Twakiriye abadukurikira online nabo turi kumwe hano. Imana mwese iduhana umugisha. Iyo tugeze mu ijambo ry'Imana zankunda ngo abantu bose babe maso, kuko mu ijambo ry'Imana niho harimo ibintu byose. Ubukristo bwacu kenshi tuba dushaka kubutwara hanze y'ijambo, tukabujana hanze y'ibitekerezo. Ariko iyo usomye ijambo ry'Imana Imana izagufasha kuryumva ukarigenderamo, ubaho mu buzima bwiza. Haleluya. Ijambo rya mbere mbatangarije, ijambo rya mbere ntangarije abakristo bose ku isi nuko turi abatsinzi. Haleluya. Ubyemere uzange, ariko turi abatsinzi ndetse no kurushaho muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana dusomye ntabwo rari tubwira ngo dushakishe gutsinda, ntabwo rari tubwira ngo tugwane intambara dutsinde. Ririmo ratubwira ngo turi abatsinzi. Amen. Amen. Haleluya. Ntabwo Bibiliya isezeranya abakristo kuzatsindwa. Ntibasezeranya ko igihe kimwe bazatsindwa, ahubwo irababwira ngo muri byose. Haleluya. Muri bingahe? Bibiliya ntiyavuze 3, ntiyavuze 4, ntiyavuze 5, yavuze ngo muri byose turi abatsinzi. Ariko umuntu yakwibaza ngo se turi abatsinzi gute? Nta mafaranga mfite. Turi abatsinzi gute? Nta kazi mfite. Turi abatsinzi gute? Ndakomeye mu bakomeye.
ndafite ubuzima bwiza. Si ibyo twibaza? Turi abanyamahirwe gute? Abakristo basa bibaza ngo ni gute dufite Imana? Hari n'umuntu ushobora kukubwira ngo se usenga Imana, wiyambaza Imana, ukaba nta mafaranga ufite, ukaba uri umukene, ukaba umeze gutya na gutya, ni gute rero uvuga ko uri umutsinzi kandi usa n'utsinzwe? Amen. Amen. Ubutsinzi dufite si ubutsinzi hanze ya Kristo, ni ubutsinzi bwo muri Kristo Yesu. Haleluya. Dufite ubutsinzi muri Kristo Yesu, si ubutsinzi bwo hanze ya Kristo, ni ubutsinzi muri Kristo Yesu. Haleluya. Nubwo wagaragara nkuko nkaho utsinzwe, nubwo wagaragara nkaho ntahushe, nubwo wagaragara nkaho wabuze icyerekezo, ariko muri Kristo Yesu uri umutsinzi. Haleluya. Amen. Bibiliya yavuze ngo muri byose turushishwaho kunesha. Amen. Hari icyo ijambo ry'Imana ritadusezeranya. Hari icyo ijambo ry'Imana ritagira gute? Ritadusezeranya. Ntabwo ijambo ry'Imana ridusezeranya ko tutazahura n'ibibazo, tutazahura n'intambara, tutazahura n'ibiturwanya, n'ibiturusha, n'ibitunaniza. Mu ijambo ry'Imana ntabwo ari uko bivuga. Hari igihe rero abantu bigisha bakavuga ngo nimba uri kumwe na Yesu ngo ntuzahura n'ibigeragezo, tuzahura n'abakwanga, tuzahura n'abakunaniza, tuzahura n'ibi. Ni ikinyoma. Tuzahura nabyo. Amen. Intambara zizaza kandi intambara zirahari, ibikurwanya birahari, ibikunaniza birahari, Satani arahari, abadayimoni barahari, imyuka mibi irahari, abarozi barahari, ibi gusubiza inyuma birahari. Amen. Ariko iki jambo ry'Imana ridusezeranye nuko intambara zose uhura nazo zidafite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Amen. Ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe ni Yesu. Amen. Satani arashobora kurwanya cyangwa arashobora kurwana, ariko si umutsinzi. Amen. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya ko dufite ubutsinzi bw'iteka ryose. Amen. Uko bizagenda kose, uko bisa kose, abana b'Imana bazagira gute? Bazatsinda. Kandi ndetse n'abatsinzi. Hano twasomye mu Bakorinto, Pawulo yarimo avuga hejuru y'ingendo ziwe n'ibyamubayeho. Ageze ku murongo twasomye aravuga ngo Imana ishimwe ko ihora iturangaje imbere. Haleluya. Impamvu ya mbere tugomba gutsinda nuko Imana yacu ituri imbere, iturangaje imbere kugira ngo tubashe gutsinda. Ikintu cya mbere tugomba kumenya nuko ubutsinzi bwacu butadukomokaho. Ubutsinzi bwacu tutabukora mu mbaraga zacu, tutaburema. Ibizo tugeraho mu butsinzi ntabwo ari ibizo twishakamo, ahubwo ubutsinzi bwacu bukomoka kuri Kristo. Haleluya. Abantu barakureba bakavuga ngo uriya muntu azananirwa, uriya muntu azava mu gakiza, uriya muntu azareka kwizera Yesu, uriya muntu ntahazagera, kubera kuko bazi kuko ari wowe ubikora. Baje gutahura bagasanga ubwiziriya, bakabona warabasize,
impamvu niki nuko Imana ikuri imbere. Haleluya, haleluya. Mu buzima bwacu twarabibonye, umuntu araza akagushiraho imbago akavuga ngo uyu nguyu we ahazava akagarukira, ahazagarukira naha ndamushushanyirije aha naha. Ubu nibwo buzima bwe. Azahora akodesha, azahora asaba, azahora ari munsi yaje, azahora nta myenda afite, azahora nta biryo, azahora uriya niko ameze. Imana nayo ikaza ikakurangaza imbere. Haleluya. Imana ikaza ikagira gute? Igakuraho zino mbibi zose, igakuraho zino mbibi zose. Yarangiza kuzikuraho ugasimbuka akakuruna ugeze hano, akabona uragiye ugeze naho. Bivuga ngo zagenze gute? Naho rero amashari yatangirira, kubera kuko ari Imana iturangaje imbere, Imana iri mu ruhande rwacu, Imana itananirwa, Imana ikomeye. Haleluya. Satani akavuga ngo noneho ndamufashe, tazaza asenga, tazaza aririmba, tazaza yishima, mufatiye muri iki kibazo. Ariko Imana ikuri imbere, ikakurangaza imbere, ikakurwanirira, ikagutsindira. Haleluya, haleluya. Bibiliya yavuze ngo Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere, ikaduha kunesha muri Kristo Yesu. Nimba Imana iduha kunesha nuko hari ibibazo. Uva kubwire rero, ibibazo dufite, intambara dufite, iz'umwuka, izo tuzi n'izo tutazi, Imana iturangaje imbere kandi izaziduha kunesha muri Kristo Yesu. Haleluya. Rero titunesha kubera imbaraga zacu, ahubwo tunesha kubera ko Imana iturangaje imbere. Ubutsinzi bwacu muri Kristo dufite bukomoka kuri Kristo. Ntabwo ubutsinzi bwawe hari icyo bita formula ni ukuvuga ngo ni inzira ugomba kunyuramo kugira ngo ubone igisubizo. Haleluya. Njyewe n'imbaraga zanje ntabwo twabona ubutsinzi. Njyewe ubwanjye ngateranya imbaraga zanje ntitubona ubutsinzi. Ariko njyewe, haleluya, n'imbaraga zikomoka ku Mana, ndi umutsinzi ndetse no kurushaho. Haleluya. Ndi umutsinzi ndetse no kurushaho. Haleluya. Iri jambo nongere shimangira, ijambo ry'Imana ntirivuga ngo muzabaho nta bibazo, muzabaho nta bibagwanya, muzabaho nta ntambara. Ijambo ry'Imana riremeza ko intambara zihari, ibibazo bihari, ibitugwanya bihari, ariko hariho no kunesha. Haleluya. Kandi kunesha si ukw'abanzi, kunesha ni ukwacu n'Imana yacu. Amen. Haleluya. Imana ihora iturangaje imbere kugira ngo tuneshe. Amen. Hari igihe tubona ntanzira, hari ukabona ukavuga ngo bise bizanyurahe, bizagenda gute? Iyo umuntu aje muri Kigali ari mushasha, akabona ama-etage, akabona imihanda, akabona amamodoka, azagira ngo none ni inzozi. Ati se naje nogira inzu, naje nagira imodoka, naje nanyura muri uyu muhanda ntwaye, naje ukibazwa bawo ndanzira. Hari ibintu byinshi mu buzima bwacu tubona tanzira, ariko Imana yiturangaje imbere, haleluya, iducira inzira. Haleluya. Igihe hatari igisubizo, igihe hatari inzira, hari bisa naho nta kigenda, Imana iyo ikiri imbere yacu, izo zose birahari mu izina rya Yesu.
Haleluya. Imana yadutsindiye urugamba rw'ibyaha, yikoreye ibyaha ku mubiri, ituneshereza Satani n'abadayimoni. Muri Bibiliya yose haranditse ko Satani yagize gute? Yatsinzwe. Mu mitwe y'abakristo benshi bazi ko Satani atatsinzwe, akiyarwana hari yanatsinda. Ariko muri Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yambaye umubiri ngo kugira ngo ihindure ubusa uwari ufite ubutware bw'urupfu, ari we Satani. Mu yandi majambo, muri Bibiliya yose nubwo Satani arwana yaratsinzwe, nubwo abadayimoni barwana baratsinzwe, nubwo abarozi barwana ariko baratsinzwe. Imyuka mibi ikikurwanya cyose n'umwanzi utsinzwe. Haleluya. Turabatsinzi ndetse no kurushaho. Amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Imana ntiyaduhamagariye kugenda twenyine, kandi ntiyaduhamagariye kurwana twenyine. Ntiyaduhamagariye kugira ngo tubeho mu buzima bwacu bw'ubwigunge. Amen. Imana yaduhamagariye kubana nayo. Haleluya. Kugendana nayo. Imana yaduhamagariye kugira ngo ubuzima bwawe bwose ubeho ubeshejweho n'Imana, ubeho Imana ikuyobora, ubeho Imana ikurangaje imbere, ubeho Imana ikurwanirira, ubeho Imana ariyo murengezi wawe, ubeho Imana ariyo iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Turabatsinzi ndetse no kurushaho. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Kristo niwe uduha kunesha, Imana iduha kunesha. Kunesha kwacu kuri muri Kristo. Amen. Imana mureke maze babwira aya majambo muyumva. Kunesha kwacu kwavuze ngo Imana iduha kunesha muri Kristo Yesu. Ntavuze ngo kunesha kwacu kuri mu mafaranga. Hari abantu benshi batekereza ko banesheje kubera ko bafite amafaranga, amashuri, inshuti, abayobozi, imbaraga z'umubiri cyangwa ubushobozi bundi. Ariko kunesha kwacu kuri hehe? Kuri muri Yesu. Ibi nabyo ni byiza kandi Imana irabiduha, ariko kunesha kw'abakristo ni muri Kristo Yesu. Haleluya. Mureke babazi ikibazo mu gisubize. Umuntu uri muri Yesu na Yesu akaba muri we. Ari muri nde? Muri Yesu. Na Yesu akaba muri we. Yatinya iki? Tacho. Haleluya. Imana ishimwe ko yaduhaye kunesha kandi yatuneshereje muri Kristo Yesu. Dushimiye Imana kuko Yesu Kristo yaje mu isi yambara umubiri, anyaga abatware, anyaga Satani, anyaga ibintu zose abyivuga hejuru kubw'umusaraba. Ubu abanzi bacu bakaba bakabarizwa hehe? Munsi y'ibirenge. Pawulo yavuze urutonde rw'ibintu byinshi bimwe utarahura nabyo, ndetse nta n'ibyo uzahura nabyo byinshi. Yarabajije ngo si ibyo ngibyo bizadutandukanya na Kristo? Bizadukura mu rukundo rw'Imana? Bizadukura mu butsinzi? Reka ngusomere ibintu bitadukura muri Kristo Yesu mu butsinzi. Bigusomera uzumve. Rimwe na rimwe abantu benshi batekereza ko byabakuyemo, ariko bitadukura. Yaravuze ngo se mbese
ni amakuba. Amakuba ntiyadutandukanya na Kristo, ntiyadukura mu butsinzi, ntiyatuma tutarushaho kunesha. Arabaza ngo se n'ibyago, ni ukurenganywa, ni inzara. Haleluya. Hari abantu bashaka kuvuga ngo inzara we yabakuye kuri Yesu. Oya, ntishobora. Ni ukwambara ubusa, ni ukuba mu kaga, ni inkota. Amen. Aho twasomye ku murongo wa 37 aravuga ngo oya, ahubwo muri byose, mu makuba, mu kaga, haleluya, mu nzara, mu kwambara ubusa, turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Haleluya. Inzara izaza, ibindi byose bizaza, ariko ntibizatuma tutanesha. Arakomeza aravuga ngo menye neza yuko nubwo bwaba urupfu, haleluya, muri iyi si hari ikintu kiruta urupfu. Urupfu ntirwadukura mu kunesha. Twahawe na Kristo. Nubwo umuntu yaba apfuye, ntabwo aba avuye mu kunesha, ntabwo aba aneshejwe. Aracyari umutsinzi kubera kuko ari muri Kristo Yesu. Amen. Bibiliya yavuze ngo nubwo amenye urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijepfu cyangwa ikindi cyaremwe cyose kitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Ubutsinzi bwacu dufite tibukomoka kubera twitwaye neza, twakoze ibyiza. Imana yaradukunze itwohereza umwana wa Yesu Kristo. Kristo aduha ubugingo, aduha agakiza, aduha ijuru, aduha umwuka wera, aduha kurindwa, araturwanirira. Nta kintu na kimwe kizatuma tutagera ku ntego y'Imana. Haleluya. Tura batsinzi muri Kristo Yesu, kandi by'ukuri turashinganye. Tura batsinze muri Kristo Yesu, kandi by'ukuri turashinganye. Tura batsinze muri Kristo Yesu, kandi by'ukuri turashinganye. Yesu yanyaze abatware. Haleluya. Yesu yanyaze abatware, abivuga hejuru kubw'umusaraba. Ni ukuvuga ngo Satani ni umwanzi ukozwe n'isoni, abadayimoni ni abanzi bakozwe n'isoni, abanzi bose bacu ni abantu bakozwe n'isoni. Twebwe dufite ubutsinzi twahawe, kandi dufite Imana iturangaje imbere kugira ngo dutsinde. Haleluya. Hari ibintu byinshi bitagenda mu buzima bwacu, timubizi se? Hari ibyo tubura byinshi, ibi bisanzwe ubona bibona, ariko ibyo si byo bigaragaza ko turaba twatsinzwe. Ibyo rero ni iby'inyuma, n'ibyo buzima busanzwe, ariko muri Kristo Yesu turabatsinzi ndetse no kurushaho. Haleluya. Kandi twatsindiye mu kibuga cyiza, twatsindiye mu rukundo rw'Imana. Haleluya. Twatsindiye mu rukundo rw'Imana. Amen. Mva nkubwire, ufite ibibazo, ufite ibikugoye, urareba iburasirazuba ukavuga ngo nta nzira, ukareba iburyo ukavuga ngo nta nzira. Uziko twebwe abakristo kenshi tuba tugaragaza ubukristo bwacu, tuba dushaka ngo bugaragarire hehe?
ugaragarire mu mafaranga, ugaragarire mu mazu, ugaragare ni byiza kandi Imana irabitanga, kandi Imana ibibahe ababyifuza, ababikeneye Imana ibibahe. Haleluya. Imana yumve gusenga kwanyu ibasubize. Ariko ubutsinzi bwacu buruta ubundi nuko turi muri Kristo Yesu, kandi muri Kristo Yesu tukaba turi abatsinzi, nta waturega, nta muntu wadushinja imbere y'Imana. Imana iri kumwe natwe. Imana ibagirire neza kubwo kumva ijambo ry'Imana. Kandi iri jambo mutahanira ijambo rivuga ngo ibi byanditswe bibiri mu bifata. Icyanditswe cya mbere kivuga ngo Imana ishimwe ko igiho riturangaje imbere kugira ngo iduheze kunesha muri Kristo Yesu. Imana ihora iturangaje he imbere kugira ngo duhore tugize gute tunesha, iduhe kunesha muri Kristo Yesu. Ikindi cyanditswe mufata ni icyanditswe kivuga ngo Imana iduha kunesha muri byose, iduha kunesha binyuze mu wadukunze. Haleluya. Muri byose Imana iduha kunesha binyuze mu wadukunze. Ikindi uvuge ngo menye neza ko nta kiriho, cyabayeho, ikizabaho, icyaremwe, umwuka cyangwa ikindi cyantandukanya n'urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu. Mukomeze mutsinde, mukomeze mugendere mu butsinzi, mwishimiye intsinzi mufite muri Kristo Yesu. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen. Reka jora senge.